Mana yacu turagushimiye. Lord, we thank you. Kuko uri Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. You are a n'ubushobozi. powerful God with mighty power. Nta yindi Mana iriho nta nizabaho. No other God, no God will come. Ni wowe gusa imbaraga zacu. You are alone our power. Ni wowe bushobozi dufite. You are our mighty we have. Umuntu wese ugufitemo ibyiringiro. Everyone who have hope in Umuneshi. is the overcomer. Muri iyi si. In this world. Uhereye none ahangaha. From today. No kugeza iteka ryose. And forever. Kuko twege turi abana bisumba byose. Because we are the children of Most High. Iyo turi abana bisumba byose. When you are most children high. Mu yandi magambo turi Imana. We are in other words gods. Kuko inka ibyara inka. Because a cow gives birth to a cow. A camel to a camel. A goat to a goat. A sheep to a sheep. Umuntu akabyara umuntu. A man to a man. Ikabyara Imana. A God gives birth to a abana bisumba byose. Because we are children of Most High. We are your children. And we are gods. Twarakwizeye mu kiganza cyawe harimo byose twiringira. We breathe it in you. In your hand there is everything we have. Waduhaye byose. You gave us everything. Igihe wamaze kurema umuntu. When you created a man. Wamuhumetsemo mwuka. You breathe in his nostrils. A man become alive. Muri twege dufite igice cyawe. Means in us we have your portion. Kandi gikomeye cy'ingenzi. And a great portion. Umwuka aruta umubiri. The spirit is greater than the flesh. Umuntu adafite umwuka umubiri ntacyo ukivuze. When a person does not have the spirit, flesh abawe kandi ko waduhaye ubutware n'ubushobozi bwose muri twebwe. So we are yours. We have authority and the power in you. Turabigendana turabyizera. We walk in it and we believe in it. That is why we are strong. Sengeye umuntu wese undi imbere unteze amatwi. I pray everyone who is following. Imbaraga zawe zibane nawe. Let your power be with him. Mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Eka dusome ijambo ry'Imana. Let's quick read the word of God. Dusanga mu gitabo cy'abami ba mbere. From the book of 1 Kings. Ibice 20. Chapter 20. Turasoma icyo gice cyose twihuta. This whole chapter as you rush. Ariko nituraza kugera aho tugenda dusimbagurika. Muraza kubyihanganira kugira ngo nawe uzasome icyo gice cyose niba ushaka kumva icyo Imana ivuga kugeza ku murongo waho guhera ku murongo wa mbere kugeza wenda uzageze ku murongo wa 15. Birazaba bihagije. But we shall jump some verses. If you wish to read it from verse 1 up to 15. Eka dusome mu izina rya Yesu. Biravuze ngo bukeye Beni-Hadadi umwami w'Abisirayeli ateranya ingabo ze zose, yari kumwe n'abandi bami 32 bari bafite amafarashi n'amagare, nuko atera i Samariya arahagota, arababwira araharwanya. Beni-Hadadi wo atuma intumwa kuri Ahabu umwami w'Abisirayeli aho yari ari mu murwa, ziramubwira ziti Beni-Hadadi adutumye ngo ifeza zawe n'izahabu zawe nibye ndetse n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza ngo nabo nabe. Umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati ndi uwawe n'ingabo n'ibyo mfite byose. Bukeye intumwa zirahaguruka ziravuga ziti Beni-Hadadi avuze ngo yadutumye ngo yagutumyeho intumwa agira ngo umuhe ifeza n'izahabu n'abagore bawe n'abana bawe ngo ejo nk'iki gihe azohereza abagaragu be iwawe basake mu nzu yawe no mu mazu y'abagaragu bawe. Icyo bazahabona kikunezeza cyose bazakende bakizane. Maze umwami w'Abisirayeli atumira abatware bo mu gihugu cye bose, arababwira ati namwe nimwumve murebe uko uyu mugabo anshakaho urwenzo. Dore yari yantumyeho ngo muhe abagore banjye n'abana banjye n'ifeza n'izahabu byanjye, simbimwima. Nuko abatware n'abantu bose baramubwira bati ntumwumvire wange. Aherako abwira intumwa za Beni-Hadadi ati nimugende mubwire umwami databuja muti ibyo wabanje kutuma ku mugaragu wawe nzabikora byose, ariko ibyo untumyeho hanyuma byo simbyemera. Nuko intumwa ziragenda zibwira ibyo Ahabu abashubije. Beni-Hadadi arongera amutumaho aramubwira ati ingabo zanjye zikwiriye nuzibona i Samariya umukungugu uzikwira umuntu wese akabona
uwuzura urushyi imana zizabimpore ndetse bikabije. Umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati mumubwire muti ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare ye kwirata nk'ukuyemo atabarutse. Ubwo Benihadadi yari mu ihema hamwe n'abo bami banywa. Yumvise ubwo butumwa abwira abagaragu be ati nimunyegere. Nuko baramwegera atera umurwa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Praise the Lord. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. We are going to share the word of God. Ndabakiriye mwese bakunzi ba Dukuzumuremyi Bosco TV. I receive you those followers of Dukuzumuremyi Bosco TV. Aho muri hose. Wherever you are. Baba abari hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Those in our country of Rwanda. Ndetse n'abari mu mahanga. And those abroad. Umuntu wese ugerageza gukurikirana iri jambo ry'Imana. Everybody will follow this word of God. Ndakwakiriye muri aka kanya kugira ngo I receive you this moment. Tuganire ku ijambo ry'Imana. So that we share the word of God. Ndizera yuko mumeze neza. I hope you are fine. Nuko mpora mbibabwira iteka. As always I told you. Birashoboka yuko none ahangaho utameze neza. Maybe you may not be feeling good right now. Ariko humura. But take. Ejo uzaba umeze neza. Tomorrow you will be fine. Hallelujah. Hallelujah. Igitabo cy'Umubwiriza ibice 3. The book of Ecclesiastes chapter 3. Bibiliya ivuga uburyo bw'ubuzima. The Bible said the way of life. Iravuga ngo hariho igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. It said there is a time of mourning and a time of laughing. Hariho igihe cyo kubabara n'igihe cyo kunezerwa. There is a time of sorrow and a time of joy. Hariho igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura. There is a time to sow and a time of harvest. Hariho igihe cyo kumanuka n'igihe cyo kuzamuka. There is time to go down and time to come up. Uyu munsi rero ushobora kuba utameze neza. Today you may not be feeling good. Ariko ejo uzamera neza. But tomorrow you will be good. Ejo bizaba bimeze neza. Tomorrow you will be fine. Ni rwo rugendo rw'ubuzima. This is the journey of life. Ku bantu bizera Kristo. To those who believe in Christ. Nk'umunyembaraga ku buzima bwabo. As a powerful person. Iyo bageze muri cya gihe cyo kuzamuka. When they are in the time of coming up. Icyo kiba ari umubwiriza wo kuzamuka. This is a Ecclesiastes of coming up. Baramubwira ujye ubwira uwo mubwiriza. Say to the Ecclesiastes of the time of coming up. Umubwire ngo mbwiriza vuba kuko ndabizi neza. Tell him preach me quick. Yuko hari ikindi gihe kigiye kuza imbere yawe. There is a time which is coming up. Hallelujah. Hallelujah. Nubaho mu bihe bimeze gutyo. If you live this moment. Ntabwo uzigera utsindwa muri ubu buzima. You will not fail in this life. Kuko buri kintu cyose ni cyiza imbere yawe. Because everything is good. Uzajya utubwira ngo nawe gira vuba. Something come you kuko ndabizi ko hari ikindi kigiye kuza ku I know something good is coming upon my life. Hallelujah. Hallelujah. Ikera nigeze kuzajya ntwara igare. Once upon I ride my bicycle. Natwara ibitoki byinshi njya ku isoko. I ride many bananas to my bicycle. Iyo nageraga ahantu hazamuka. While I reach to the mountain. Ntabwo nabaga nkigenda ku igare. I am no longer walking to the bicycle. Narivagaho ngatangira kusunika. I started to climbing. Nkabira ibyuya nkavunika. I sweated. I sweated so hard. Kubera ko nabaganzi. Because I knew neza that clear. Yuko hari icyo ngiye gukuramo. That I'm going to gain something. Hallelujah. Hallelujah. Iyo nazamukaga. While I climbed. Nabaga mbizi neza. I knew it. Nubwo ndimo kuvunika zawe. Ariko imbere hari ikindi gihe. But ahead there is a ngiye kumanuka. I'm going to go Iyo nageraga rero hamanuka. While I reach to the downward. I climbed. Narangiza naryama mu mahembe. And then I rode akayaga kakamuha. And the wind nibagirwa wa mubabaro wose the soul of coming up. Nibagirwa ibibazo byose nahuye na. I forget all cyose nagize zamuka. Cyose kikarangira. And it finished. Kubera ko nageze ahamanuka. Because I reached aho nari nyonge. where I can ayigare ryitwara ukwari. Where the bicycle is. Bene data. Let me tell you. Numara kumenya iryo banga ryiza. Uru rugendo rujya mu ijuru ruzakugora. Hallelujah. Mubwiriza yarabivuze. Ecclesiastes said. Hallelujah. Hallelujah. Yarabivuze Salomo. He said this. He said, brother, mumenye neza iby'ibihe. Hari igihe cyo kurira. There is a moment of hakaba n'igihe cyo guseka. Hari igihe cyo kubabara. There is a moment of igihe cyo kwishima. ibyo urimo kunyura muri iki gihe. Menya ko bifite igihe cyabyo. Menya ko byateganyijwe igihe cyabyo. Hallelujah. Ibiri imbere yawe byose. Imana yabitegetse igihe. Ndetse n'ibyasezeranye. Ndetse n'amasezerano dufite. Promises we have to Imana yiyategura igihe cyabyo.
aside. Do not be afraid. If you are facing the troubles, if you are facing the trouble, if you are facing the trouble, have faith, have joy, and you know they are going to go down. Hallelujah. 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 Yakobo yarabivuze. Jacob said, he said, the brethren, if you are facing trouble, n'ibintu bibagerageza bitari bimwe, mwete mujye mumenya ko rejoice. Hallelujah. 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 Reka mbabwire inshuti ziba. Let me tell you, friends of God, urugendo turimo, this journey we are belonging, ruroroshye, it is easy, ariko rufite abo rworoheye, but you have some bamaze people kumenya imbaraga ziri muri Kristo who know Yesu, the power in Christ bamaze Jesus, kumenya imbaraga ziri muri who know the power in Him, imbaraga ubutwara ubushobozi Yesu the yabahaye. authority Jesus Abo gave ni them. abatsinzi Those barakomeye are conquerors muri iki gitondo in this very cyo morning kuwa kane, of the imbaraga in the z'amasengesho power of prayer, zihindura ibintu. which changes the things. Narabwiye ngo kiba ari icyumweru I cy'ubuhanuzi. told you it's a week of prophecy. Ubwo buhanuzi rero This prophecy, ni wowe ugomba it is kwihanurira. you to prophesy. Imana yaguhaye ubuhanuzi God bw'ururimi gave you rwawe. prophecy in your tongue. Imana yaguhaye ubuhanuzi bw'ururimi God gave rwawe. you prophecy in Hanurira your ubuzima tongue. bwawe. Prophesy Uhora uri mu power bibazo. in your problem. Hanura. Prophesy. Babwiye ngo wamubwiriza we. Bwiriza vuba. Kubera ko hari undi mubwiriza uze wo kumanura ahantu heza, wo kunjyana ahantu heza, atari umubabaro, atari imvune. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Numenye iryo banga, If you know the secret, uru rugendo ruzakorohera. this journey will Ariko be igihe easy. utaraba kumenya iryo But banga, when you are not yet, uzajya uvunika you will be kandi uzabireba nawe. and you will Nta see muntu it. Imana yavuze ngo sinzababaza umuntu iteka. God said, I will not cause pain to anybody. Ntabwo umuntu ahora ababaye. Any person Uyu munsi cannot ushobora feel kuba urimo kunyura mu bintu pain. bikomeye, Today we are facing ariko ejo trouble, ni heza. but tomorrow is good. Ejo ni heza. Tomorrow is better. Imbere aho tujya ni heza. Ahead is better. Witinya, Do not be wowe afraid. komeza urugendo, Keep on. imbere biragenda The neza. journey ahead is good. Hallelujah. Hallelujah. Twasomye ijambo We ry'Imana read the word of God. muri igitabo cy'umubwiriza. The book of Yavuze ngo Rev.Pr. bukeye ni Hadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose yenda gutera i Samariya. The Bible says now Ben-Hadad, the king of Aram, mastered his entire army, accompanied by 2 kings. Hallelujah. Hallelujah. Yashakaga kujya gutera abana b'Imana, He wanted to attack the children of God, abana b'Isiraheli the children of Israel, bafite isezerano who ry'Imana, have the promise of bafite God, icyo Imana yavuganye who have nabo. what God spoke to them. Hallelujah. Hallelujah. Igihe cyose abami bumvaga bameze neza, Every time the king was at ease, bumvaga bishimye, they were joy. babaga banyoye vino zo bameze They neza. drank joy. Ikintu cyamunezezaga nuko yajyaga ku rugamba, What pleases him, it is God to arangije fight. atuma kuri Ahabu umwami w'Abisirayeli, And he sent it to Ahab, king of aramubwira ngo Israel. ejo mu gitondo He said, tomorrow in the morning, ndazi iwawe I will come to ifeza, gold, izahabu silver, n'umugore mwiza wawe and your beautiful n'abagore house, bawe bose and all your wives, n'abana bawe bose, your children, bose ndabakeneye. all of them I need. Hallelujah. Hallelujah. Icyo gihe Abisiriya This time with bari the bamaze Arabs, igihe kinini cyane they spend all time bitwara ku Bisirayeli babanesha. always defeat Israel. Abisirayeli bari bafite ubwoba Israel has the muri fear icyo gihe, in this time. ariko nubwo byari bimeze bityo, But even bo though bari abana they b'Imana, were children of bamenwe God, n'Imana. knew by Uyu God, Beni-Hadadi this Ben-Hadad, twamugereranya nka Satani we can compare it ndetse to n'abana Satan b'Imana. and the children Uyu of God. Beni-Hadadi This Ben-Hadad twamugereranya n'ibibazo urimo can kunyuramo. compare with the problem you are facing. Hallelujah. Hallelujah. N'ibisubizo urimo kubona And the by'Imana, answer you are seeing of God, n'amasezerano Imana and the yagusezeranyije. promises of God. Beni-Hadadi ahagaze imbere yawe, Ben-Hadad is before you. agutumyeho muri aka He kanya, is sent it to you. arakubwira ngo wowe He said, you ibyawe, are fixed. wowe ubwawe, You yourself, n'ifeza zawe, and your gold, n'izahabu zawe, and your silver, n'umugore wawe, and your wife. byose ndabishaka. I need them. Hallelujah. Hallelujah. Mwami w'Abisirayeli The king of yahise Israel, agira intege nke, immediately feel yibagirwa wickedness. imbaraga z'Imana, Forget the power yibagirwa of God. imbaraga ziri mu gusenga, Forget the power of yibagirwa prayer. ubutware Imana yabaha, Forget the authority. yibagirwa amasezerano Forget the promises Imana yamuvuzeho, God spoke upon yibagirwa him. ijambo Forget the Imana yahanuye ku buzima bwawe, prophesy upon ku bana him. b'Abisirayeli, To children ivuga of ko nta muntu uzabakora, No one will touch them. byose arabyibagirwa, Forget all. arangiza agira ubwoba, And then he afraid. atuma ku mwami He w'Abasiriya sent it to a Syrian ariwe king, Beni-Hadadi, who is Ben-Hadad. aramubwira ngo ndi uwawe, He said, I'm yours. n'ifeza, With silver, n'izahabu, with gold, n'umugore wanjye, with my wife, n'abana with my banjye, children. bose ni abawe. All of them are yours. Hallelujah. Hallelujah. Ibintu byose birashoboka, Everything is ariko possible. kuva nabaho But nabonye still, umuntu ugira intege nke, I saw you wenda with n'ifeza wayitanga, You can give uretse ko silver. bidashoboka, Maybe it is wenda possible. n'izahabu Even wayitanga, the gold you ariko can ni give. ubwa mbere mbonye umuntu utanga umugore But we, it is the first time I see a person give wemera up his gutanga wife, n'umugore we to give up kugira ngo their wife bamutware. so that they can take him Hallelujah. up.
Hallelujah. 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 arangije kumutumaho And then to send to him. bene umwami w'Abisirayeli byose arabyemera. The king of Israel accept. Hallelujah. Hallelujah. Reka mubwire mwene data, Let me tell you, reka brother. mubwire nshuti Let me nzima, tell you, friend of God. satani aragutera The ubwoba, devil is terrifying satani you. akwereka ko ibyawe The biranga, devil shows you satani are akutera over. ubwoba, The devil ukemera terrifies buri you. kimwe cyose And you have avuze to ku accept buzima bwawe. everything he said. Ariko ndashaka But kukubwira I ngo, wanted to tell you. haleluya, Hallelujah. ugomba kuba umugabo You nyamugabo, must be a true ugomba man. kumenya uwo ari You we, must know who reka you are. gutinyishwa You n'abantu, not be afraid reka of people. gutinya abantu You not be afraid bambaye of umubiri. people. Who fear Haleluya, words. haleluya, Hallelujah. reka gutinya Do abantu not be afraid of bambaye people umubiri, who cross the abo way. bazabora. They will Reka perish. gutinya Do ibigutera not be ubwoba. afraid of what is presents you. mu mbaraga In the z'amasengesho power of prayer. ntabwo We dutinya, are not afraid. turahangara We face ibiduteye ubwoba, what is presents us. tukabitera ubwoba, It stresses them. tukabibwira. We tell them ijambo the ry'ubuhanuzi word of prophecy. yakubwira ijambo Tell you what? ukamubwira irindi. You reply another word. ubundi umwami wacu Yesu Kristo Our Lord Jesus igihe Christ. yari ari ku musozi When they were on the arimo mountain gusenga praying, amaze iminsi 40 in the 40 days, satani yaramuteye devil attacked amubwira him. ijambo. He said the word. haleluya, n'Imana nayo ikamusubiza ijambo, Even the word he prayed from God. Yesu akasubiza ijambo Jesus replied to the bitandukanye word. n'ibyo satani yashaka Different from kumubwira. what they were saying. aravuga ngo nusimbuka He said, if you jump, ukagwa ahangaha jump down. ndakuramira ntacyo uri bube, I will uragwa hold mu you. biganza You by'abamarayika. will right to the hand of Simbuka. angel. Jump. haleluya, Hallelujah. Yesu aravuga ngo Jesus said, ukagerageza Uwiteka do Imana yawe, not try the Lord your God. ukagerageza Imana. Do not try yari God. afite ijambo He had the handitse word. ngo It is ukagerageza written. Uwiteka Do Imana yawe. not try your God. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. satani ntiyananirwa, Satan did arakomeza not- aramugerageza, It's a crazy amubwira people. amagambo He akomeye said the great yayandi word yo kumuca to intege. discourage him. haleluya, arambwira ngo dore urasonje, He said, you are angry. tegeka aya mabuye ahinduka umutima Commanded the stone to be the bread. urye. Eat. haleluya, Hallelujah. Yesu aramusubiza ngo Jesus replied, handitse ngo it is written. haleluya, Hallelujah. ntabwo atungwa A n'imitima man gusa, shall not live by ahubwo bread, atungwa n'amagambo yose aturuka every mu kanwa word from k'Uwiteka. the mouth of God. Yesu wacu nashimwe cyane. Praise be to our reka Lord mubwire mwene Jesus. data, Let me tell you, ujye uhora brother, witeguye. always be ready. iya ni kwivuga, This is what vuga ngo the Bible muhore says. mwiteguye, Be ready always. bisobanura It means ibyiringiro byawe. hope. haleluya, Hallelujah. nawe ujye uhora Have witeguye hope always. amagambo ugomba gusobanura. word to reply. igihe satani agutera When the ubwoba, devil attacks igihe you, satani akubwira when the devil tells you, urapfuye, you are dead, ujye wibuka ijambo remember the word. ngo ntabwo I tuzapfa, will not die. ahubwo tuzarama, I will live long. tuzavuga imbaraga I will zima. speak in the power of God. haleluya, Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise be to God. nakubwira ngo urakennye, If you tell you're poor, ukamubwira ngo say, turi abakire we are rich muri Kristo in Yesu, Christ ibyo Jesus. dufite byose, Whatever you have, amasezerano it dufite is ku the Mana, promises yaratubwiye of God. ngo He says, tuzaba imitwe, we shall be ntabwo head, tuzaba not imirizo, to be tail. ntabwo tuzakena. We shall not be poor. haleluya, Hallelujah. reka mubwire, Let me tell ndakubwira you, ngo ugiye kunyura muri I yo, tell you about ndambwira ngo ijambo riravuga ngo the word says, tuzaca mu we mazi. shall pass through waters. Yesaya Isaiah 43 avuga ngo tuzaca mu we muriro, shall pass through ntabwo the fire. We tuzashya, shall not be ntabwo burned. We tuzatemba shall mu not be migezi, overthrown uhorana by ibyiringiro the rivers muri of we God. bwo kubwira Even to satani tell to muri ayo majwi wumva in those voices, aguteye ubwoba, it threatens ugira you. icyo umubwira. Have something to say. haleluya, Hallelujah. bene hadada asuzugura When umwana I w'Imana, died, despite the children of God, asuzugura Ahabu. despite Ahab, Ahabu nawe agira ubwoba, Ahab become afraid. arambwira ngo ifeza n'izahabu ibyo ufite byose He says, silver, gold, and whatever you have, n'abana bawe and your children, ndabishaka. I want them. haleluya, Hallelujah. Ahabu aravuga ngo databuja Ahab say, my ndi master, uwawe I'm yours. n'ibyanjye byose And my all things, n'umugore wanjye my wife, n'abana banjye my children, n'ifeza my silver, n'izahabu my gold, byose ni ibyawe. all of we are yours. haleluya, Hallelujah. beni hadadi Ben-Hadad, amenya neza yuko Ahabu yagize ubwoba, he know that Ahab was afraid. arangije ntiyagarukiraho, And then he did not finish arangije there. aramubwira ngo He said that noneho ejo mu gitondo and tomorrow very amutumaho morning, izindi ngabo, he said to arambwira ngo him, ejo mu gitondo he said to him, iryawe byose tomorrow morning yohereza abagaragu banjye I will send my baze binjire servant mu nzu yawe and enter your house basake and the buri plant kintu cyose kirimo treasure everything in kinezeza it, umutima wawe, which is the prison. barakifata They bakinzanire. will catch it and they bring it to me. haleluya, Hallelujah. yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. reka nkubwire mwene Let data, me tell you, iyo brother, satani aguteye when the ubwoba devil threatens nawe ukawugire and you have a ugatangira kwatura amagambo you start to proclaim y'urukange what? ku buzima When bwawe, God discourages you, satani ntabwo arekeraho. the devil did iyo not yamaze stop. kubona ko watinye He saw you arongera afraid. akavuga ikindi, Again he iyo yagize icyo something. yagutwaye Why he takes akabona nawe urabyemeye and you uratuje, accept it. arongera akazinduka And he comes akaza to gufata say, n'ibindi he comes to kubera ko take yabonye away. ko wacitse Because intege, you see kubera ko the- yabonye ko utimenye, Because you see you are kubera not ko yabonye ko you utazi Imana iri muri wowe. don't know God in you.
you. utisobanukiwe, You don't know who you are. You don't know what you arongera are. akagaruka, He come again. agasaka He mu nzu yawe in your house. ikikunezeza. Whatever pleases you. Haleluya. Hallelujah. Abana b'Imana, The children of iyo God. twemereye When you are all Satani Satan, agatwara imitungo yacu, take our property. wireba tukamwihorera, Seeing that we are dusenge, and not ntitumurwanye, not fighting, ntitubyange, not refuse. arazinduka, He come again. akagaruka, And he come gusaka again mu nzu yacu, to brag at agakuramo the ikinezeza Take imitima what yacu. pleasing us. Haleluya. Hallelujah. Iri jambo rishatse kuvuga iki? What this word means. Hallelujah. Hallelujah. Ndohereza abagaragu I banjye will send to my baze servant. basake. Come and seize. Reka nkubwire bana Let b'Imana, me tell you children iyo of God. Satani atunyaze When the devil prank our akadutwara things, ibyiza byacu, take our good things, imigisha yacu Imana yaduhaye, our blessings, ukabona God ugenda gave, uriga and you saw your blessings ibyawe taken, byose bigenda your ubireba, things taken, warangiza and ukicecekera. then you remain silent. Haleluya. Hallelujah. Satani none icyabaje gutwara The devil again, what come to prank. ikikunezeza, It is what it n'iki pleases. kinezeza abarokore, What it pleases. ni agakiza. The self. N'iki kinezeza abarokore, What it pleases ni the umwuka Christian. wera. It is the Holy N'iki Spirit. kinezeza abarokore, What it pleases the n'ibyishimo self. bakura muri Kristo It is the Yesu, joy in Christ Jesus. It n'ibyishimo bakura mu nzu is the y'Imana. joy in the house of God. Haleluya. Hallelujah. Reka nkubwire mwene Let me data, tell you, brother, wemereye Satani if you are the devil, atwara byose he byawe, take everything. none yaraje And then he atwara n'ibiri mu mutima He wawe, take what is inside yatwaye you. umunezero w'Imana, Take your ari joy wowe in you. wararunguriwe, You have ufite faith. imijinya, You have umutima bitterness. wuzuye mu kuzi, Your heart is a kubera ko feeling of Ben-Hadadi yaraje Because Ben-Hadad arasaka, he prank. agukuramo byose He biri mu take mutima wawe. everything in your hand. Reka nkubwire, Let me tell you, wimwemerera. do not allow him. Ahaba amaze kumvira ijambo, And I have a aravuze freedom ngo this one. ibyashobokaga byose nabiguhaye, He said, I gave it to you. ifeza Everything. n'izahabu n'abagore n'abana Gold nabiguhaye, and the silver, my wife, ariko I nongera gave it. kugakiza aho biri ntabwo But bishoboka. to my salvation, it is Haleluya. impossible. Ateranya ingabo, He summoned the ateranya army, abanyamasengesho, summoned the ateranya prayer, abavugabutumwa, summoned the evangelist, ateranya inama ya summoned komite, the committee, arabicaza hamwe, and they said, arababwira ngo he told them, ibyo Ben-Hadadi yansabye, Ben-Hadad yambwiye ngo muhe ifeza give me n'izahabu silver and the gold n'abana banjye and my children n'umugore, and my wife. ntabwo mbimwima nabyemeye, I need not ariko refuse. noneho haragarutse But he come ngo again. bagiye gusaka They are going to ikinezeza cyose bagikuremo. Whatever pleasing me. Abatware The rulers, barangije baramubwira ngo and they say, ntubyemere. do not accept. Haleluya. Hallelujah. Ntubyemere, Do not accept. ntubyemere. Do not accept. Reka nkubwire mwene data, Let me tell you, ibyo brethren, Satani akubwira whatever the devil says, wibyemera, do not accept. Do wibyemera. not accept. Ayo magambo akubwira Those words he said, wibyemera, do not accept. wikwemera, Do not accept. twatwara ibinezeza byawe, Take your pleasing. wikwemera, Do not twatwara accept. ibihe byo gusenga. Take your moment Abakora of ntabwo prayer. dukunda gusenga, Self do not ariko Satani accept. yarinjiye Because the devil arabanyagira ibanezeza, take his byabera byo guhimbaza Imana. the moment of Turi mu prayer nzu y'Imana, in the house of Satani yarabinyaze, ntabwo yashaka gusenga, They not ibihe aware. byawe yarabitwara. Your good Ben-Hadadi yaraje Ben-Hadad akwiyaga ijambo, ntabwo ugisoma ijambo ry'Imana, ntabwo ugihimbaza Imana, ugikunda no kuza mu rusengero, kubera ko yaje kugutwara ibikunezeza byose. pray to take whatever pleasing, Ibyo wari ufite byiza byawe, whatever good you Ben-Hadad have. arashaka kubinyaga, Ben-Hadad wants ariko to take ndakugira inama muri aka I kanya, give you an advice. wibyemera, Do not accept. wongera utere intambwe, Again, it's ugende step umubwire ngo forward. Tell him, ndabyanze. I refuse. Haleluya. Hallelujah. Ikintu cyakozwe n'iki? Whatever done, Yahise abatumaho, he said, aravuga ngo mugende mubwire, he said to God and tell him, mubwire databuja. tell my servant. Reka nkubwire, Let me tell Satani you, ntabwo ari databuja the wacu. devil is not our master. Ben-Hadad yari afite igihugu yayoboraga cy'isi, Ben-Hadad have his country of Ahabu nawe yari afite igihugu yayoboraga, Ahab have his igihugu nation, cy'Abisirayeli. nation of Ntabwo Israel. rero Ahabu, Ahab ntabwo Ben-Hadad Ben-Hadad yari shebuja wa Ahabu. is not a master Reka of nkubwire, hell. dufite Imana We dukorera. have our God himself. Satani afite ubwami bwe, The devil have his kingdom. natwe dufite Imana And you have our kingdom. ntabwo Satani ari umwami The wacu, devil is not our ntabwo king. tugomba We kumupfukamira, might ntabwo tugomba kwemera ibyo we cannot atubwira. accept Ayo it. majwi wumva mu matwi yawe, This voice is aguta intege, listen, discouraging. wiyemera. Do not accept. Haleluya. Hallelujah. Imbaraga z'Imana The power of God zibane nawe. be with you. Haleluya. Hallelujah. Aha bamutumaho, Ahab said, aramubwira ngo he said, ibyo wantumyeho mbere whatever you say, byose nabyemeye, I accept. ariko But now, aha ngaha ugezeho Here, ntabwo hashoboka. it is impossible. Agakiza kanjye My ntabwo salvation, wagatwara, you cannot take it. umunezero wanjye My joy wo muri Kristo in Christ, ntawo you watwara, can take it. ijambo ry'Imana The word of ntabwo God, waritwara you muri cannot njye, take it. amasengesho yanjye My prayer, ntiwayankuramo. you cannot take them. Oya, No. ibihe byanjye byo kuza My guterana mu great moment to come ntabwo to waritwara, church, you cannot take gukorera it. Imana kwanjye To serve ntabwo my God, wabinyaga, you cannot take it. ntabwo wabinyaga. You cannot take it. Haleluya. Hallelujah. Arahagarara, And he aravuga stand. ngo ibindi birashoboka, He said, whatever ariko is bigeze ku gakiza, but to iyo bigeze salvation, ku Mana yanjye God, ntabwo washobora. it is impossible. Reka nkubwire, Let me tell you. ndashaka kubwira Satani I want you to tell wamaze Satan. kukunyaga,
wagutwaye umunezero wawe, who take your joy, wagutwaye gukunda Imana, who take your wagutwaye love, gusenga, who take your wagutwaye ibihe praise, byawe byiza who take your good moment of praise. Tell him again. Ibyo ntibishoboka. It is impossible. Ibyo watwaye warabitwaye, Whatever it took, ariko ibyo ntibishoboka. but it is impossible. Hallelujah. Hallelujah. Ahaba amaze kubyumva, And Ahab after Beni-Hadadi amaze kumva aya magambo Ahaba amutumyeho, after listening, arangije and then ateranya ingabo ze, he summoned araziga ngo mugende he mumubwire said, go and tell him, ngo ingabo zanjye nizigera i Samariya, after my army ngo comes to ntabwo muri bone Samaria, n'umukungugu wakuzura mu kiganza, even the kubera dust ko will ziraza not ari find nyinshi you. zirabitwara mu birenge byazo. Because they will come as multitude. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo muri bone n'ikintu na kimwe. You will not see anything. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu mbaraga In the z'amasengesho power of prayer, Satani avuga byinshi, the devil ariko iyo speaks a lot. twihinnye ku karago But when we tugasenga, come iyo to pray, twihinnye imbere y'Imana, when we kneel down tugafata before amasengesho God, y'iminsi itatu, we took 3 tugafata days, y'irindwi, we took 7, tugafata makumyabiri we took n'umwe, 21, tugafata ya mirongo we ine, took 40. Satani n'abadayimoni The devil and the demon, barakubitwa they defeated bagahunga. and they Hallelujah. freed. Hallelujah. Aha baramusubiza, Ahab replied, ibyiringiro byari bimaze kugaruka, hope aravuga comes. ngo reka nkubwire mwene He said, data, let me tell you, ucyambaye brethren, umwambaro w'urugamba, while you are ye put on kwirata armor, nk'uwarurangije, do not be ye kwirata rejoicing, do nk'uwarangije not intambara. be boasting as the one who Hallelujah. take them Reka off. nkubwire, Let me tell you, Satani ye kugutera ubwoba, Satan not strengthens you. ntihagire ikigutera ubwoba, Nothing to hinder muracyari mu you. rugamba, You are still in the mu battle. buzima urimo In this uracyari mu life, rugamba. you are still fighting. Abantu be kugukanga ko It's watsinzwe, the people not abantu be harm. kugukanga ko And wananiwe, the people not scare uracyafite you. imbaraga, You are still having uracyafite power. ubushobozi. You are still having Dusoza, reka might. dusoze ku murongo wa 13. As we conclude, let's conclude to verse 13. Haleluya. Umuhanuzi ahanurira Ahabu ko kunesha. Uwo mwanya haza umuhanuzi asanga Ahabu umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo nkurebe ziriya ngabo zose uburyo ari nyinshi, uyu munsi ndazikugabiza, umenye ko ndi Uwiteka. Ahabu aramusubiza ati, ninde uzazidukiza? Nawe aramusubiza ati, Uwiteka avuze ngo yuko ari abagaragu n'abatware b'intebe. Arongera aramubaza ati, ubanza gutera ninde? Umuhanuzi ati, ni wowe. Hallelujah. Meanwhile, a prophet came to Ahab, king of Israel, and announced, this is what the Lord says. Do you see this army? I will give it into your hand today, and then you will know that I am the Lord. But who will do this? Asked Ahab. The prophet replied, this is what the Lord says. The young officers of the province's commanders will do it. And who will start the battle? He asked. The prophet answered, you will. Hallelujah. Hallelujah. Reka mbwire bene data, Let me tell you, brother, nkunda kubabwira ngo I always tell you, n'icyo abayuda barusha abantu, what the Jews n'icyo abarokore turusha abantu. what save the people. Hallelujah. Hallelujah. Iyo tugezeho dufite ubwoba, When you have where you iyo are, tugezeho tubona umwijima, when you have where you tutakibona inzira, no seeing way. Hallelujah. Hallelujah. Umuhanuzi arahaguruka, A prophet, Imana iravuga, God speak. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Ahangaha Ahabu Here Ahab yaramaze kumva has heard ijambo rya bene the Hadadi, word of yararangije kumubwira, He has said, aramubwira ngo he said, ejo tomorrow i Samariya at Samaria, ntabwo hazaboneka nothing will be. n'umukungugu wakuzura mu kiganza. Even the dust Umuhanuzi of the arahaguruka, the prophet aragenda Isaiah, abwira Ahabu, he said to Ahab, Uwiteka aravuze the ngo Lord is saying, witinya not be afraid. izo ngabo, This army, ibyo ubona bigutere, whatever comes to Uwiteka aravuze the ngo Lord is saying, uzabanesha you will overcome neza them umuntu umwe. as you overcome one person. Hallelujah. Hallelujah. Niki kiturusha abandi? What is the privilege you have? Niki ngiki turusha abandi? It is the privilege you have. Kubera ko dufite Because you have ijambo ry'ubuhanuzi ku the buzima word of a bwacu. prophet upon our life. Dufite We have ijambo the ry'ubuhanuzi word of a mu prophet buzima bwacu. in our life. Hallelujah. Hallelujah. Ahaba amaze kumvira ijambo, After Ahab yasubiyemo ibyiringiro, the hope comes abaza in. umuhanuzi, They ask the prophet. aravuga ngo ninde uri budukize aba? He said, who will save Umuhanuzi us? aramubwira ngo The prophet ni said, abatware, it is the rulers. haleluya, Hallelujah. n'abayobozi. And the rulers. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Bivuze iki? I mean, bivuze ngo umuntu ugomba gutsinda urugamba they wanted to overcome. n'abanyamasengesho, It is the prayers. n'abajyanama mu rusengero, It is the officials. n'abavugabutumwa, It is the evangelists. n'abapasiteri, It is the pastors. nibo bari butume Are the one uru rugamba who rutsindwa. will make this Ibyo Satani ateye muri iki gihugu, whatever the devil ibyo attack, Satani ateye mu the matorero, attack of the ni church. bande Who? bagomba kudukiza intambara? Overcome this battle. Ni abandi, No one ni else. ab'inginzi, Intercessors. abanyamasengesho, And the prayers. imbaraga z'amasengesho, Power of prayer. zimwe zihindura When ibihe, to change the nizo ziri things. gukora And ibitangaza they wanted to do kuri uru rugamba. to this Arabaza ngo And he said, who? ese ninde uri butere bwa Who mbere? will attack first? Hallelujah. Hallelujah. Aha muhanuzi aramubwira ngo The prophet said, wowe you be. reka nkubwire mwene data, Hallelujah. haguruka, Rise up. Satani ye kugusanga Let wowe, not come to genda umusanga ahari. come to him.
Hallelujah. Hallelujah. Unda president wacu I Kagame. like my president. Mana hiri ahari imuhumugisha. May God bless him. Imyaka yo kuramba. All these years. Arambe. Yaravuze ngo he said, twege ntago duterwa. for us we are not attacked. Ni duterwa. Our country is not attacked. Yaravuze ngo igihugu cyacu nta muntu uzaza kukirwaniramo. No one who will come to fight you. We shall come to you. Nushaka kurasha umugeri gusa. If we want to fight, we shall come to you. Tuzagukubitira iyo. We shall strike you. You will not come to us. Hallelujah. What does this mean? He is a prophet. I call him a prophet. Because this prophet said, who will come to attack first? aramubwira ngo ni wowe haguruka ugende niwemere ko baza mu Isirayeli wasange muri Siriya bakubite kuko Uwiteka muzabakubita nk'ukubita umuntu reka ubwire inshuti y'Imana sinzi byari biguteye ubwoba ariko umva ijambo ry'ubuhanuzi umva ijambo ry'Imana muri Uwiteka agiye kubana nawe azakurwanirira azagutsindishiriza ibyo byose biguteye ubwoba uzabirya nk'urya umutsima Uwiteka ari mu ruhande rwawe kandi ntabwo uzatsindwa masengesho twebwe turahaguruka tugatera abadayimoni tugatera amajwi twumva tukabitera mbere tukajya mu masengesho tukabikubitisha ijambo ry'ubuhanuzi tukabukubitisha ururimi rwacu Imana yaduhaye ijambo ribiri akwaturaho nawe ukatura irindi jambo ry'ubuhanuzi ubuzima bwawe Imana ibamugisha ndizera yuko mwumvise ikintu kiri muri mwebwe haguruka witinya wikwemera Satani kugutwara ibinezero byawe ikintu kunezeza cyo mu mutima wawe wikwemera ko Satani agitwara oya wikwemera Satani ibyo byose ufite Imana yabiguhaye kandi ijambo ryakugeraho ibyo byose uzabinesha nk'unesha umuntu mu izina rya Yesu Kristo Imana ibamugisha kandi bagire neza ibiteho cyane kandi bashyire hejuru y'ibintu byose bibatera ubwoba mu izina rya Yesu Kristo Mana agakiza kanjye ndakwereka abana bawe reka bagire neza imbaraga zawe akazibe muri bo Satani arabatera ubwoba mu nzira izo arizo zose ababwira ko batazanesha batazagerayo ariko reka kubaha imbaraga z'ubuhanuzi mu buzima bwabo bakira imbaraga y'ubutwari bahanure ubuzima bwabo babwire Satani yuko batazatsindwa kandi batazananirwa kuko bafite umugabo w'ubugabo ari we Yesu Kristo umwami udatsindwa utananirwa udacogora ku rugamba mu izina rya Yesu Kristo shaka gutwara ibinezeza by'abana b'Imana ariko ndagarura umunezero w'abana b'Imana mu mitima yabo mu izina rya Yesu rekura we Satani we Beni-Hadadi rekura iby'abana b'Imana rekura ibinezeza by'abana b'Imana rekura guhimbaza Imana kw'abana b'Imana rekura guterana kw'abana b'Imana rekura umunezero w'abana b'Imana mu izina rya Yesu Kristo amen amen Imana ibamugisha kandi bagire neza mugira amahoro ya Kristo mugira icyumweru cyiza cy'ubuhanuzi hanurira ubuzima bwawe urwanye Satani azaguhunga mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen